subscribe. Or mining update. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mukurikiye channel All Mining Update. Niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane, kandi niba utaranayikora yikore ubu tuvugana, kanda kuri iyo buto iri munsi yawe rwose bikoroheye uhite ukandaho, ubundi ujye ubasha kubona amakuru. Wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo igihe tugize update dushyiraho igihita ubona notification ako kanya bidasabye ko werwa ujya muri application. Iki tuzanye muri iyi video rero, tugarutse muri episode ya 5 ya Menya Binance. Yes, episode ya mbere twize gukriya account, ya kabiri twiga verification, ya gatatu twiga security, ya kane twiga ibyerekeye wallet cyangwa se kumenya uburyo ki wakakira ukanarecevinga tokeni mu gihe hari uwuzi guhaye, cyangwa se mu kubikuza nko mu crypto runaka baguhaye amafaranga, cyangwa se hari umuntu ushaka kohereza amadolari. Ibyo byose twarabirebye muri episode ya 4. Episode ya 5 rero ikituzanye noneho twiyiziye kuri yanginga abantu benshi mwese mwari mutegerezanyije amatsiko P2P rero ikituzanyemo ni ukuvuga ngo irimo ibintu byinshi, ariko ikingeze twe tuje kureba bwa mbere ubu tuvugana. Iyi episode ya mbere na mbere tugiye kubanza kureba uburyo ki wabona amadolari muri Binance ukoresheje amafaranga yawe ari kuri Momo. Ako kantu niko kantu tugiye kwibandaho kuri iyi nshuro. Yes, nk'ubu ngiye murabona ko mfitemo n'amadolari 3, ariko ngiye kubayeka uburyo bikorwa. Tugura amadolari tuforesha amafaranga yacu tuyakuye kuri mobile money, tugura amadolari ubundi tuyabone muri Binance yacu. Ukurikire neza video, dufite amadolari 3.28 tugiye kugurira amandi madolari asanga aya ngaya tuyakuye kuri Momo. Ngo ndakwereka wowe ukeneye kugura amadolari ukaba warabuze uburyo ukiyagura, cyangwa wirirwa ubwira umuntu ngo yakugurire kandi ufite Binance iri verified. Dore uburyo bikorwa rero. Yes, rero aho bibera hose ibyo byose, inzira ya mbere ushaka gucamo washatse wanyura kuri kano kantu ko mu nguni. Iyo ni inzira imwe ngiye kukwereka wacamo, nabwo ukajya kuri peer to peer ubundi ukayikandaho. Dore ngiyi P2P, izo ni inzira zikunda ukandaho ubundi ukaba watradinga. Iyo ni inzira ya mbere, ndakeka muri kuyibona neza cyane. Buretse ize irodinge ubundi nze ndibereke. Murabona ko iyi niyo nzira ya mbere ushobora kuguriraho amadolari bigahita bikunda P2P ugahinguka aha. Indi nzira ya kabiri utiriwe ujya gucara hejuru ni inzira ya hano, uhita wikandira hano trade. Ndakeka muri kuhabona, ni ukuvuga ngo ushobora kuza gutradinga n'ubundi nk'ibisanzwe ukanda trade. Iyo ukigera ahangaha rero, dore tab ziriho, hariho convert, spot, margin, fiat na P2P, n'ubundi ukayikandaho P2P ngiri ya hejuru. Yes, tugiye kugura amafaranga, tugiye kugura amadolari mu minota mike cyane tuyabone kuri balance yacu ya Binance. Tubona amadolari twakoresheje mobile money. Yes, icyambere ugomba kumekinga sure ko hano currency irimo ari iyo mu gihugu cyawe. Uri umurundi, uri umunyarwanda, makinga sure ko hano harimo amadolari currency yawe. Ubu twebwe kubera ko ndi mu Rwanda na amanyarwanda. Ikindi ubu tugiye kugura, murabibona ni ukugura buy, niho turi. Ikindi aba bantu bose ugomba kubanza kubitaho mbere yuko ukora P2P. Utubitaho gute? Uburyo ubitaho nta kundi, urabanza ukareba ibintu bakeneye byose niba waba byujuje. Ni ukuvuga ngo uyu muntu aravuga ati ngewe mfite amadolari runaka, ubaye uragura yari munsi ya si bikunda. Minimum na hamwe itaba na maximum. Nuvuga ngo rero ushobora kuba ufite amafaranga ari munsi y'amadolari, ushobora kuba ufite amafaranga ari munsi y'ibihumbi 10, cyangwa se ushaka nk'amadolari y'ibihumbi 3, ushaka amadolari y'ibihumbi 2. Dore uburyo ki uyabona bitire bikugora kugira ngo bihite bikwiruka byihuta. Icyo ukora kanda hano kuri amount. Aha ndakeka muri kwabona, hakande. Ubundi niba ufite amarundi runaka uyandikemo, cyangwa se niba ushaka ufite amanyarwanda wenda tubare ngiye nshaka ubu tuvugana nshaka amadolari ahwanye n'ibihumbi 6.
y'amanyarwanda. Ubwo ni urugero wowe uzashyiramo bitewe nayo ushaka bayaguhe, ubundi ukande confirm. Yes, ukimara gukanda confirm tayari barakwereka ba bantu bemera kwakira ya mafaranga make yo ufite yawe. Nuvuga ngo mfitemo uyu nguyu aremera kuba yakakira amafaranga ari munsi y'ibihumbi 6,000, nako ibihumbi 6,000 arabyakira, uyu arabyakira, n'uyu arabyakira, n'uyu, aba bose bemerewe kwakira ayo mafaranga. Ukigera ahangaha rero icyo ugomba guhita none ugomba kugenzura neza, reba niba igiciro bari kugurisha $1 kiri hasi. Ako nako nakandi kantu k'ubwenge. Ukimara kubona ko wenda urareba yari kugurisha $1 ku 1327, uyu ni 1328, uyu ni 28 bariho benshi 1331. Icyo dukora twebwe turareba wa muntu uri kutugurisha ku giciro kigize gute, kiri hasi. Murabona ko n'uyu nguyu ari ku 1327. Ndakeka muri kubibona. Ubwo tugiye kugura, nawe murareba ko aremera mobile money na Equity Bank. Murabibona ko arabyemera. Twagiye rero turakanda buy. Ikindi turabanza tukamakinga sure niba ari active. Yari active ako kanya ubibonera kuri kano kantu k'icyatsi. Murabona ko ku izina rye ku gafoto ke hariho akabara k'icyatsi. Yari inactive, aka kantu k'icyatsi nago kaba kaka. Twagiye rero twikandire buy kugira ngo tutanatinda video itaba ndende. Tugiye kugura $. Ubu tugiye kugura $. Ubu tuvugana aha baradusaba gushyiramo amafaranga turi bwishyure kuri mobile money, ayo dushaka kuza kwishyura. Ayo dushaka kuza kwishyura ni uvango uyu muntu ureba ko yemera guhera ku 2,000 kuzamura. Icyo ndakora ngiyewe kubera ko nshaka 6,000 ndabishyiramo. Yes, nyibishyiramo murareba ko barama $4.52. Ndakeka muri kubibona mwese. Ubwo icyo ndakora ngiye nta kindi, barakwereka yuko nibura payment time limit niburenze iminota 15 utamaze kubona $. Yawe muri mobile money nako muri Binance. Ukimara kwishyura wemerewe kuba iminota 15 iri burangire ari uko ubonye $. Yawe muri momo. Si ngombwa ngagere, iyo umuntu ari active ako kanya ahita bigukorera. Tugiye kugura twebwe, nicyo kintu cya mbere tugiye gukora. Twamaze kwerekana ko tugiye gutanga 6,000 tugahabwa $4.52. Twagiye tukande buy USDT, kurikira 5 kwa 5 kugira ngo urebe uburyo ki $. Agurwa. Yes, murabona ko hano namaze kubyemeza. Ikiriho nuko ubu ngubu tuvugana ngiye gutangira gukora payment. Nemeye kuza kugurira kuri uyu muntu nguyu, murabibona, nkamwe akamuhereza $6,000. Ngiye kugura ama USDT, ndamuha $6,000. $1 rimwe riri ku 1327. Ubu tuvugana akaza kuma $4.52. Ndakeka muri kubibona. Ubwo ngiye gukora payment, make payment. Ngiye kwishyura na momo kugira ngo nze kubona $. Arabanza arambaza ati se ni mobile money cyangwa se ni Equity Bank. Ubwo byaterwa we naho yafite. Ngiye mfite mobile money. Yes, nyifite mobile money. Hano icyo ndakora ubu no kuvuga ngo oda yatangiye. Murabona ko iminota yatangiye kubara. Nahawe nimero yo kuza koherezaho, ngiyi ibaruye kuri Josue Ishimwe. Yes, ubwo ndakora copy ya nimero, ubundi ngiye kumwoherereza bya $6,000 nemeye kohereza. Ubwo mite nkupa ngiye kohereza $6,000 nkuko twabyiyemeje ko tugiye kugura $. Ubwo nawe urabikora gutyo nyine bitewe nayo ushaka kugura. Ese ushaka $10 urabikora ukamakinga sure ko amazina ahura n'ayariho. Murabona ko ngiye nishimwe n'ubundi nkuko babinyeretse. Ubundi nandikemo amafaranga nshaka kumwishyura $6,000. Yes, nyimara gukandaho kuri Josue Ishimwe barankata nyine n'ubundi kiremo password nk'ibisanzwe. Ubwo tugiye kugura $. Tugiye kwishyura na momo. Yes, ubundi nemeze thanks for ugira. Ubwo namaze kumwoherereza ya mafaranga yanjye $6,000. Yes, nyimara kuyamwoherereza icyo ndahita nkora no kugaruka hano noneho mwandika ko namaze kohereza ahangaha transfer menyeshe umucuruzi.
ndahita nemeza ko namaze kubigira. Icyo gihe ubu maze kumenyesha umucuruzi ko tayari namaze kumwohereza amafaranga ye. Ikindi kintu gifasha neza cyane, ubu iyo umaze kohereza amafaranga byararangiye, ibyo wamaze kuyohereza wakanze koko umaze kumwishyura, icyo ukora uzana hano muri chat. Iyi chat hejuru ndakeka muri kuyibona hano hejuru, iyi chat ndayikandaho kugira ngo umenyeshe umucuruzi neza ko wamaze kumwishyura koko agukorere ibyo agomba gukora. Yes, ubwo nanjye reka mwandikire mubwire ni namaze kukwishyura, namaze kwishyura. Yes, ubwo hano ni chat ariko urabona ko ari na online. Ubu igisigaye ni ugutegereza ko we amadolari yanjye ayashyira muri Binance yanjye. Twabonye ko bidatwara iminota 15, nigirenga iminota 15. Ubwo twebwe icyo dusabwa ni ugutegereza ko amadolari yacu ayagira gute, ayashyiramo. Akimara kuyashyiramo rero turaza kuyabona. Yes, murabona ko mbonye message hano ya Binance, your order have new message. Ni ukuvuga ngo amaze kunyandikira nawe, murabona ko muri chat yongeye yanditse yes received thanks, yamaze kuyabona. Murabibona ko yamaze kubibona na order yamaze gukora completed, aranyereka ko yamaze no kunyishyura amadolari yanjye yamaze kugeramo. Iyi chat irafasha cyane, hari n'ugusabira kuza kumuhamagara kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Yes, urabona ko order yanjye yamaze kuba completed. Okay, order yamaze kuba completed, byarangiye. Nanjye reka mushimire mubwire ni thanks wenda kugira ngo bibe birarangiye, order yanjye nawe tube turayisoje neza cyane. Thanks. Icyo dukora rero ubu tugiye kujya kwirebera niba koko se muri Binance yacu niba ya madolari yacu wa muhungu yamaze kuyadushyiriramo. Nicyo turiho. Iminota 15 nigirenga, byakererwa bitewe wenda nuko atari kuboneka online, ariko iminota 15 niyo limit biriho, ntago igirenga kugira ngo ube ubonye amadolari yawe muri Binance yamaze kugeramo. Katuroding. Yes, ndakeka muri kubona ko nari mfite 3 yayandane, dore tayari yamaze kugeramo, ntago iminota 15 igishira. P2P nikikora. Ndakeka muri kubibona ko amafaranga yacu tumaze kwishyura amadolari, twasoje kuyishyura, tumaze kwishyura amadolari yacu nkuko mwabibonye. Reka wenda nge no muri message mbibereke, twamaze kohereza amafaranga. Ndakeka muri kubibona neza, reka na zoominge. Twamaze kohereza 6,000 by'amadolari 4.5, dore mbwaya muri Binance tayari bamaze kuyashyira mane. Muribuka ko niba wamaze kureba video ibanza nabanjije nari mfitemo amadolari 3, urareba ko ya madolari yanjye 4 uko nyaguze bahise bayama ako kanya. Ubwo rero nawe niba ukeneye amadolari ako kanya, ubonye uburyo kibikorwa, amafaranga ava kuri mobile money ajya muri Binance, bahita baguha amadolari n'ibijya birenze iminota 15. Iyo niyo minota ibiri limit. Ikindi gisigaye ni ukureba noneho uburyo ki amafaranga ava muri Binance noneho aya madolari yacu agaruka kuri Momo. Ibyo nabyo turahabaye kugira ngo tuze kubibereka nabyo muri episode ikurikiyeho. Icyo twashaka kugira ngo nukureba uburyo ki wabona amadolari yawe. Uba ya madolari yo yamaze kugeramo hano, uba wemerewe kuya tradinga, wagura US, wagura Bitcoin, wagura Ethereum, wagura iki, ariko amadolari tayari yo urabona ko aba yamaze kugera muri Binance. Ya minota 15 nigirenga. Iyo umu agent ari active, murabona ko nani minota 3 cyangwa 4 bitwaye, ako kanya amadolari bahita bayankiriramo ako kanya. Ikiza cyawe ugomba kuzirikana ni ukujya uzirikana gukoresha iriya chat. Iriya chat yo kuri P2P niyo ya mbere igufasha, cyangwa se nino nimero aba yaratanze ukamuhamagara we. Hari igihe batari online ugahita umuhamagara ukamubwira uti ko maze kwishyura amadolari, ndakubona gute ngo uyame. Ahita wabikora, agahita ajya muri system ako kanya akaprovinga order ye bikarangira. Ariko ngiye mubonye ko nubundi yari active,
bihise byikora ako kanya direct, amadolari bahita bayama muri Binance nk'uko mubyiboneye neza cyane. Ubwo rero ndabashimiye cyane tukabanye muri iyi video, kora subscribe niba utarayikora, nizeye ko ubonye uburyo ki P2P ikora. Iyi episode ya 5, episode ya 6 tuzagaruka noneho aya madolari dufite mahanga muri Binance, cyangwa se yo uzaba washyize muri Binance agaruka kuri Momo. Byo ntago bijya birenze iminota 5 n'igirenga. Ubwo rero kurikirana neza channel All Mining Update kugira ngo nabyo umenye uburyo P2P ikoreshwa 5 kwa 5. Ibindi tuzagenda tubyigaho mu gihe kizaza. Ndagushimiye cyane rero wakabasha gukurikira iyi video, kora subscribe niba utarayikora, kora share, ukore like, uhereze bagenzi bawe amakuru nk'aya ngaya meza ya P2P kuri Binance uburyo ki ikora. Ibihe byiza kuri wowe wabashe gukurikira iyi video kuri channel All Mining Update.